bafana Rayon bayirambaho pe bayigwa inyuma bafite ubuntu bw'ubuturage man ibi bintu nibabyumva njye muzamubabarire none se wa muntu wanyu bavugira se yarari hano polisi bafite ubuturage maze ufite abasirimu benshi nta mureba wabaye umusirimu ngedo uzi ko ngaha nzahita niba ariko bafite abasirimu baba muri aperi uzi ibintu ukoze umva nitandukanyije nawe reka nkubwire ubusirimu uri kumva Hello ladies and gentlemen, mumeze mutereka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi mbazaniye iki? Uyu munsi ngiye kugira ngo tuvuge ku mukobwa bita Tesi wakoze amabara agakora ibidakorwa akavuga ibitavugwa akiha abafana ba Rayon Sport nabo barangiza bakamuha nayo ngiye kubivuga ariko bamukoreye ibintu bidasanzwe bamuha ikinyarwanda bro umva nawe. Hari umwana w'umukobwa ndi kureba ahangaha umva wagowe sheri wanjye Tesi wagowe umukobwa wanjye mbega kuvuga kuri Rayon Sport mana we umva Tesi Rayon Sport ntabwo bajya bayivuga bro. Rayon Sport usibye no kuba wanayivuga yatsinze nubwo yaba yatsinzwe ntabwo byakunda. Umva n'uyu ibyo yamubwiye hari igihe uvuga ikintu uzi ngo kiroroshye nyamara bikagukomerana ku rwego utakekaga. Tesi wanyereye Tesi yanyereye umva ni kwa kundi ururimi rutunyererana ariko noneho kunyerera ukagwa kuri Rayon ukagera ukagwa kuri Rayon wanyereye nabi. Ubusirimu bwanyu mu bugumane ntimukanye mubizana muri Rayon ngo Rayon ngo bafana Kiyede nose abayede ntabwo bemerewe gufana abayede ntabwo ari abantu ntabwo bemerewe gufana ngo bafana ngo barebe benshi n'abamotari ntabwo bemerewe gufana ntabwo ari abantu ntabwo bemerewe gufana nta burenganzira bafite bwo gufana ntabwo ari abantu ntabwo bava amaraso nk'ayawe baramaze. Rayon izabahora mu mutwe iyi Rayon izahoraho ni forever. Hanyuma rero Tesi n'abareyo ngo cyeka niba gukorera episode 700 nibwo bakubabarira rero ari comment mbonye ngo abantu babishinzwe ngo bapime Tesi ngo bamupime ngo kuko ntabwo wavuga Rayon ngo mutagize ikindi kintu ufata ngo ntabwo wavuga Rayon ngo uri soba abareyo nanosha comment ubundi kwisomera comment zo kuri video ya Tesi baragukorera ama episode abareyo wowe abareyo nubakirisha abareyo ntabwo bapfa kubavuga gutyo gusa ngo birangire ntabwo bajya baheza never bariye ikipe ni yabo ni mu maraso ntabwo bakumva ivuga nabi ngo bihangane rega bareyo wowe n'abandi bibabera iso. Guys, nkuko mubyumvise rero hari igihe wivugira ikintu ukina uzi ngo ni ikintu cyoroshye nyamara cyagera mu matwi y'abantu ugasanga bibaye ibindi. Niyo mpamvu rero umuhanga iyo agiye kuvuga ikintu abanza kugitekerezaho agakaraga ururimi karindwi akibaza ese ikintu ngiye kuvuga ngiye kukivuga ari icyanyacyo ese nikigera mu matwi y'abantu baracyakira gute. Ibyo bintu byose ukabitekereza ukareba nimba n'abantu hungabanya cyangwa se ubabaza mbere yuko ugira ikintu uvuga. Biba byiza utekereza ikintu mbere yo kukivuga cyane ko icyo gihe uba uri kuvuga kugira wumvwe n'abantu ndetse uba urumvwa n'abantu bagiye batandukanye. So rero Tesi ibyamubayeho mwabyumvise abafana ba Rayon Sport yabwiye bari actinze mu buryo butandukanye ariko umunyabwenge nuko iyo abibonye abona ko yakoze ikosa akareka kwihagararaho yarangiza agasaba imbabazi. Uyu Tesi rero naramukunze cyane akimara kubona ko ibyo yavuze yakoze byakomerekeje abantu benshi yahise aca bugufi arangije asaba imbabazi yandika public apology asaba abafana ba Rayon Sport imbabazi. Ariko tukiri aho ngaho nubwo abantu bavuga ko basezerana mu bibi no mu byiza mugabo we Shizo yaraje avuga ibintu anabareyo uretse yuko mutari abasirimu muri amadage ahetse ndi madage muri ibigoryi avuga ibintu noneho we ari kubihuhura azi ngo arimo kurengera umugore we. Avuga ko abafana ba Rayon Sport benshi muri bo ngari amadage ahetse andi madage. Kuri ubu ngubu Paul Sana ari mu maboko ya RIB ndetse ubu yatawe muri yombi
kuba ku bintu yatangaje ndetse atahagazeho. Umva Danizo we ukuntu yabikoze muri rwa rwenya rwe ndetse no mu buryo bwe butangaje. Ndabashimira ko munteze amatwi. Igihe kwinshi yaririmbaga ngo nawe mukiye abarengo bimugwa amahoro wari uri hehewe n'umugore wawe. Ku buryo wifata ugasebya Rayon Sport n'uwo mutwe umeze nk'umutsima inka ya kamfwe. Hajya ngo Instagram yawe yabuze. Yari Instagram kisesha n'abafollowers barutwa nabitabira umurenge wa Nyambo. Ariko hari nashoye. Keretse yigira nk'abafollowers miliyoni nibwo ari kubyumva neza. Twari tuzi ko unaririmba none twasanze uririmba urwubonye nyakuririmbira imirabyo n'inkuba. Iwawe bahasaka ibyuma n'urumogi. Kuko umuntu utasinze ntiyafata miliyoni ziganjemo abayobozi n'abakire zifana Rayon Sport ngo azite injiji. Yitwaje ngo ko ari umufana wa APR. Turagutuka ku buryo uburabura utukura nk'ubwa rusake. Urabwira umugore wawe ngo ahidinge comment. Nitubura twandika comment zigutuka twajya kuzandika no mu muhanda. Aho uragera hose urahasanga igitutsi cy'umureyo. Kugeza igihe urandikira ibaruwa cyangwa ugakora video isaba imbabazi abareyo. Nutabikora turakomeza tukwatse umuriro. Ayo niyo magambo y'abareyo. Babwira uwitwa Shizo wabifatiye ku gahanga akavuga ko ari injiji ngo atari n'abasirimu. Abareyo bakimara kumenya ko Shizo atawe muri yombi, bamwe batangiye kuvuza impundu bati iyo nkuru yaba yari yose ashanya gufungirwa muri Rwatanamo ko yari yatuzonze. Abandi batari ko baba waratangiye kwigira isarigo mu cyuba muri Amerika bahora bagufungira mu tubari wagera Nyarugenge ukahashobora. Ni ndambi. Bamwe mu bagore bafana Rayon bati ego baba. Bati niko se dawe ya. Ubu muri abangaba ntiduzagira inama undi ko bose tubona ari babihwahwa. Abareyo bati turagukorera indirimbo nka 300 zigusebya we n'umugore wawe ku buryo mutazongera gutekereza gusebya Rayon Sport. Bati niwe tuvugaga turi mu bihe bibi twamuhaga bene wabo. Hence ko uje kudusambira aho twibere mu bihe byiza aho turi kuniga hose turi kwasanga umuhogo. Yes, mwabyumvise rero gusa icyo kubukwiye kumenya wowe nuko uba ugomba kwitondera ikintu cyose uvuga ndetse n'uwo ugiye kukivugaho. Nizere ko isomo muribonye ndetse muzajya mutekereza kabiri imbere yo kugira icyo tuvuga. Hasigaye twebwe nitumwishime hejuru ahubwo tumusabire ndetse iragireza abe yayivamo ndetse ubu twizera ko yanize isomo.